zose mwamariyemo tugiye kumva amagambo yahindura ubuzima yavuzwe n'uyu muraperi uri mu bakize ku isi ariko nawe wanyuze mu buzima bugoye. Ibi byose ariko ntibyamubujije kuba umutsinzi. Niyo mpamvu T.I. yigeze kuvuga ngo ntugatuma amarangamutima yawe aganza ubwenge bwawe. Igihe cyose amarangamutima azaganza ubwenge bizarangira wicuruza. T.I. yaravuze ngo hagarika guhanga amaso cyane ku byo utarabona, hanyuma utangire gushimira ibyo ufite. Ni bya bindi wa muhanga yigeze kutubwira ngo iyo utabasha gushimishwa n'ibyo ufite, n'ibyo ushaka ntibizigera bigushimisha. Uyu mugabo yaravuze ngo mu bitekerezo inzira y'ubuzima ibigororotse, ariko mu bikorwa inzira y'ubuzima yuzuyemo amakorosi. Akenshi rero ubuzima bushobora guhindura icyerekezo cyawe mu buryo utateganyaga. T.I. arakubwira ngo uko byamera kose ikintu kibi cyane ugomba kwirinda n'ubwoba. T.I. yaravuze ngo ntuzigere na rimwe wita ku byo abakwanga bavuga, ujye ubyirengagiza kugeza igihe bizashirira. Aranavuga ngo ikintu twese duhurizaho nuko turi abantu. Kuki twita cyane ku bintu bidutandukanya kuruta uko twita ku biduhuza? Kubera iki twubaka ibikuta byinshi bidutandukanya kuruta uko twubaka ibiraro byinshi biduhuza? T.I. agira amahame. Ihame rya mbere agenderaho: byaza umusaruro amahirwe yose ubonye mu nzira zawe. Ihame rya kabiri: ba munini kuruta imbogamizi. Ihame rya gatatu rya T.I.: hindura ibidashobokamo ibishoboka. Gerageza biriya bakubwira ko bidashoboka, ubihindura ibishoboka. Ayo ni amahame atatu T.I. agenderaho. T.I. yaravuze ngo nta muntu n'umwe uzagukunda kurenza uko wikunda. Yaranavuze ngo abantu bagufata uko wabiyeretse. Ntukarenganya abantu, bagufata uko wabiyeretse. Niwakwitesha agaciro noneho utekereze ko abantu bazakubaha. Ntukarenganya abantu bagufata uko wabiyeretse. Yaravuze ngo hari igihe guhangana n'umuntu birangira ari wowe bigizeho ingaruka. Hari igihe guhangana n'umuntu birangira ari wowe bikururiye ibyago byinshi. Ibi bimeze neza nka bya bindi nkunda kubabwira: ntugahangane na rimwe n'umuntu udafite ikintu ahomba. Nibyo murababwira ngo guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda, kubera ko isi nta kihomba. Ni kimwe no guhangana n'abantu babi. Ntugahangane n'abantu babi kuko ntacyo guhomba bagira. Iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ingurube ikunda umwanda. Uyu mugabo yaravuze ngo burya abantu bakwangira ko barenze, bakwangira kuri mwiza kubarusha, bakwangira ko baruta. Niba udashaka ko abantu bakwanga, ntukagire ikintu ugeraho. Igihe cyose uteye imbere ntabwo uzabura abakwanga. Igihe cyose ukora neza ntabwo uzabura abakurwanya. Abakurwanya rero burya ku rundi ruhande berekana ko hari intambwe umaze gutera, kandi burya umuntu akwanga kubera ko umurenze. Uyu mugabo yaravuze ngo niba usenga ujye unasengera wa muntu utazi yajya, uriya udafite icyerekezo cy'ejo hazaza. Ujye usengera wa muntu udafite umuntu umuba hafi ngo amufashe kwiremamo icyo cyizere. Kuri T.I. ngo uwo muntu arababaje cyane. Ni nayo mpamvu yavuze ngo nzi icyo bisobanuye kutagira icyizere cy'ejo hazaza, nzi icyo bisobanura kutagira umuntu ugusubizamo imbaraga. Yaravuze ngo n'ubuswa bukomeye gukomeza guhatiriza umuntu udashaka ko mukorana. Ni nka bya bindi bavuga ngo umuntu nakwereka kwihugiraho ujye wiga kubaho utamufite. T.I. yaravuze ngo urwango ni nk'ibitoro byo gukabya inzozi. Urwango burya ni nk'ifunguro, ni nka esanse, ni nka mazutu yo gukabya inzozi. Yaranavuze ngo nta kintu gica intege kurusha amagambo mabi ubwiwe n'umuntu wakakubereye ikiraro.
Tia yaravuze ngo nzi icyo ari cyo kubwirwa na mwarimu wawe ko ntacyo uzageraho. Tia yaravuze ngo ugomba kwicuruza, ukimurika, ukigurisha. Igihe cyose utabasha kwibyaza umusaruro, biragoye cyane kuba hari undi wakubyaza umusaruro. Kuri Tia ngo buri muntu wese afite icyo yagurisha. Ikintu gikomeye ushobora kugurisha ni igitekerezo. Ikindi gikomeye ushobora kugurisha ni impano. Yaravuze ngo niba udashoboye kwiruka mu gushakisha ubuzima bwiza, byaba byiza ukoresheje umwanya wawe mu kwihutisha urupfu. Tia yaravuze ngo ikintu gikomeye yigiye kuri iyi si kidashobora kuva mu buzima bw'abantu ni ibibazo. Ubuzima bwose waba urota kugeraho niba uzaburamo ibibazo. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze, reka nyasoreze kuri aya ngaya. Tia yaravuze ngo niba Imana iri kumwe nanjye, ninde ushobora kundwanya? Yanashimangiye rya jambo rigira riti muri buri buzima bw'umuntu wese haba hari inkuru ibwihishe inyuma. Tekereza kabiri rero mbere yo gucira urubanza umuntu wari wese ubonye. Byaba byiza ubanje kumenya iyo nkuru. Ushobora kuyimenya ukigaya cyane kubera ko wahubutse mu guca urubanza utaramenya iyo nkuru. Tia yaravuze ngo ntawabura kuvuga ko bigoye kugera ku rwego runaka rwo gutsinda, ariko urufunguzo rwo gutsinda ni ukudacika intege. Aya rero ni amagambo yavuzwe n'icyamamare Tia. Abamukunze mwese, abamunsabye mwese kuri YouTube, nizere ko mwishimiye amwe mu magambo yavuzwe n'uyu munyabigwi.